Hello family and friends, welcome back again kuri Patience TV show. Ndagushimiye wowe tubana uko bwije nuko bukeye. Guess what? Uyu munsi rero muze tujye muri zoo. To be honest, biraryoshye. It's my first time naringiye muri zoo yahanga muri Amerika. Ariko navuze ngo let me share with you what happened. But I was very excited kubera ko numvaga nishimye. Abo bantu bose rero bagiye muri zoo. Hanyuma rero abo bose mu barazamuka tugiye muri zoo. Aho ngoro twinjiye mu bana mu tunyamaswa toya tw'abana bashobora kureba nyine hanyuma bakungura ubumenyi. Utu tumeze nk'utubeba ariko ku cyapa baranditse ngo turi mu bwoko bw'imbwa. I don't understand it. Uburyo turi mu bwoko bw'imbwa ariko nyine ngo turi mu bwoko bw'imbwa, turahagarara tukarya utungutu nimba twe tumo gusomana, nimba twe tumo kuriki. I think ni ikigore n'ikigabo. Hanyuma rero ngo twana turaza tukareba nyine tukagira innovation, bakaguka no mu mutwe. Umwana nyine agatangira kwibaza kariya n'akanyamaswa, kariya n'akantu. Murabona rero ukuntu hanga karimo kararya, wagira ngo rwose n'akantu gakuru karimo kararya, gafite udutoki kitamika kakarya. Twagiye tujya mu bice bigiye bitandukanye, dore ngutwo icyo ni icyapa cyatwo. Hanyuma icyo kindi cyo hasi gishobora kukarya. Iki ngiki kijya kumera sinzi izina ryacyo ko nagerageje kugira ngo mbereke amazina yabyo. Murabona biri mu bwoko bw'imbwa, Parage dogs. So ubwo murabibona ko binanditse aho ngaho ko biri mu bwoko bw'imbwa ibyo ngibyo. So hanyuma rero iki ngiki ni kinyamaswa gishobora kuba cyakarya. Aho ngaho ni muri side cyase mu gice cyatwo aho tuba turi. Iki ngiki ni akanyamasyo. Akanyamasyo ntabwo nzi ko kajya mu mazi. Ko na akanyamasyo hari akari hejuru ku giti, harimo n'akandi kari mu mazi. Ngira ngo murakabona ikiri mu mazi kirimo kiragenda kiga my dear. Narishimye kubera ko hari ibisimba nyine ntarinzi cyangwa se hari inyamaswa ntarinzi. Nagiye mbona uburyo zibayeho, ngenda mbona uburyo zirya, uburyo zitabwaho. Mbese byari byiza pe, byari byiza ku rwego ntabasha kubasobanurira. Ubwo rero aho ngaho ni aho utunyamasyo tuba turi. Nicyo ngicyo nacyo I think so ko kiri buze kuzajya mu nyanza. Reba ukuntu kirimo kiroga, we. It was very beautiful. Byari byiza pe, nimba byo byari byiza. Mu byumve wari umunsi udasanzwe, nagize ubundi bumenyi bundi. Can't wait kuzasura bafungura hari ikindi gice kindi nabwo bitegura kuzafungura, nzabajyanayo bereke. Hanyuma guys, nyuma yo kuza kuvanga behind us hari umumama ufite akana gatonya, nimba ari bwo kari kakivuka, I don't know. Banza ari bwo kari kakivuka n'ukuri, banza kari katanafite n'ukwezi gatoya yakazanye. Narindi mu mvuga sikara kana gafite igihe kingana gute. Abo ni abantu bose baje aho ngaho, n'abantu bose baje aho ngaho kuri zoo, baje gutemberana n'abana babo, bazanye na famille zabo, baje nyine kuruhura mu mutwe. Hanyuma ukagenda ukishyura ubundi nyine nawe ukaswirira dakana karimo hari aho ngo abona no musheri n'umukobwa n'umuhungu n'umusore bateretana. Hanyuma uri imbere umuzungu mo kugenda ni mama wabo, uwo ngo wikanze indi ni sister in law, uwo ngo no muhungu wiwe bari bafashe umwana wanjye. Umva tujya muri zoo, ntabyo kwikoza umwana. Tujya muri zoo, umwe yafataga umwana akayemuhererekanya n'undi baramuhererekanya. Icyo gihe nanjye nagiye umva nari relax, umva biryoshye, nitembera nkaho rwose ndi okay, nta kintu na kimwe, nta bintu byo kuvuga ngo ndampetse umwana ngo ndamuteruye ngo mana yanjye. Byari biryoshye pe, nari naruhutse. Mbese nari nigiriye muri time out. Yaba atari njye umufashe, bano bazungu bakamufata. Yaba atari njye umufashe, sister nakumufata cya papa wiwe, you know. Ahangarutswe tugeze mu ihene za hano zifite amahembe. Zifite ihembe, my god, zifite amahembe asumbana. Can you see it? Murabona rira hembe. Ahanga rero ni mu cyiciro cy'amatungo aribwa. Hanyuma hanga tugiye kujya mu ngurube. Side y'ingurube, my goodness. Ndebera ingurube, reba ukuntu iyo ngurube ingana. Ni kinini cyane bakigaburira ibikoroyirosha. Bakigaburira ibikoroyiro iminsi 5 kiba gikuze pe, kandi ni kinini ruka. Dore kirahagurutse. Can you see it? Ni kinini, it's very big pig. Ni kinini cyane pe, narakibonye maze kukibona nyine. Ubwo urumva ngenda nkompara n'iby'iwacu, nkareba ese ni iwacu cyane hano. Ariko iwacu we are the best.
the best. Anga twe tugeze mu inka z'inyambo, murayibona. Hanyuma rero twe tugeze mu nka ngaha, inka ziba ziturije ziri pose, ingi yarimo kurisha, indi ngenzi yayo nayo ijyanye. Cyakora ikintu nabonye ahangaha mu bintu bya bino by'amatungo baba bafitemo nka bibiri, niba wenda baba bafite ikimasa n'ikigore, I don't know, haba harimo bibiri nimba ari byo biterana inda simbi. Angara no mu byicungo by'abana, ababyeyi babo baragenda bakaba bari ku ruhande rwabo babishoboye, ukicaraho ikinyamaswa kimwe n'umwana wawe ukamushyira ku ruhande kugira ngo umurinde ko yaza kwigurita hasi cyangwa se kugira ubwoba, cyane cyane nk'umwana ugiye kukijyamo bwa mbere, hari igihe yagira ubwoba akikubita hasi akazamo ibibazo. That's why mubonamo ababyeyi benshi bagira gute, baba bari kumwe n'abana babo, biba biri byiza, biba biryoshye, abana bahava bananiwe bagataha bahita baryama, kandi n'ubundi bafite icyo basigaranye mu mutwe, bafite ubumenyi basigaranye mu mutwe. Umwana akajya yicara kuvuga nabonye kino muri zoo, can you imagine? Umwana wacu ni muto ariko ndagira ubwire, you can believe this, ko twageze ku cyiciro kindi turi buze kugira ndi kumwereka fish akamenya ko arifa akajya ajyana intoki agakoraho. My goodness, ni byiza biraryosha. Kamba bwizukuri abantu kuri bafite amafaranga babayeho neza, babayeho ubuzima bwiza. Buriya umwanzi mubi ni umukene pe. Umuntu nkunda ariko niyo nawe ntanagukunda gato, niyo nawe ntanagukunda ntabwo nakwifuriza ubukene, kubera ko iyo ufite amafaranga ukora icyo wumva ushaka, iyo ufite amafaranga ubaho uko ubyumva ubishaka. Aho ngaho ni ibinyoni cyangwa se ni dendo, I don't know what to call it, biri mu bwoko bw'ibinyoni cyangwa se ibisiga, something like that, nabyo bibamo. Hari muze kureba ibintu byose naberetse muri izu, hariho bibiri. Hanyuma rero hari kari gatangiye gusinzira, karushye, yarananiwe pe, yarananiwe umuhungu wanjye. Hanyuma rero ahangaha twari tugeze mu binyugunyugu. N'ukuri ibinyugunyugu guys, hano turi mu kinyugunyugu, nabo bafite inzido, mwakibonye, nabo bafite ngo ntuza icyiciro cy'ibinyugunyugu, tuno tunyugunyugu bino tubona hanze biguruka. Ubwo nyine kuba wishyuye amatike, uragira gute, uragenda ukajya kubisura hose, ukajya gusura aho ushaka hose, mukinjira mukara kuba wabyishyure byose. Hanyuma rero aho ngo ni mu cyiciro cy'ibinyugunyugu, ni hanini. Ku binyugunyugu naho uva hepfo ugakomeza ukazamuka, bakakwereka ibintu bigiye bitandukanye byaho. Abadora barimo barafotora, ingwino girlfriend uriya muhungu ufite umwana wanjye, today fries, mwayibonye, today is fries. Ni ibinyugunyugu bigiye bitandukanye, but it was ni byiza kubera iyo utambutse ari gihe kahita kakugurukaho kakujya nko ku rutugu. That's my boss, that's my husband, nawe aciyeho. Hanyuma rero twarakomeje nyine, kubera mu binyugunyugu bashyiramo ibintu by'ibyatsi biri buze gutuma wenda biguruka, simbizi. Aho ngaho rero naho ibinyugunyugu bishyira amagi yabyo akazavamo iki, akazavamo ibindi binyugunyugu bindi. Ibyo byose mubona tumeze nka dutoya ni amagi yazo, ni amagi y'ibinyugunyugu rwose. Umva nimba nabyo naribaje, dore ibingibi byo ni ibitangiye gukura, noneho birimo imbere rwanza bizahita bisoka bitabiguruka, ntago bifite time yo guta, nuko uzahita bivamo biguruka, nta bintu byinshi cyane. Murabibona ariko ubanza ibyo biba byicaye, biba bimaze gutera amagi, cyabije nko kubyonsa. I'm kidding my guys. Urumva hako murabona ko iyi trip yari nziza, iyi trip yampaye innovation, iyi trip yampaye kubona ibintu bigiye bitandukanye nyine nk'ibyo ntanabonaga. Ngende mu Rwanda n'igihe nabaga nifite ubunebwe, ntabwo se ibintu byo kujya muri za park, ibintu byo kujya outside ntabwo nabikundaga. Hanyuma rero guys tugeze kuri giraffe. Wowe giraffe burya ni ndende, none arayiboneye amaso ku maso. Ni ukuri kw'Imana bwari bwo bwa mbere ninjiye muri ibintu byazo, ariko giraffe ni ndende pe, reba ukuntu kireshya. Iwacu twajya tubyita, nafite sogokuru wanjye itari yitaba Imana, yajyaga avuga ngo yitwa Twiga.
twiga noneho ngiye kugira ngo ndebe neza kuko nyizuminge neza 100%, nahereye ku ino yaryo Yesu Kristo. Naravuze ngihagaze iruhande nagera he, banza nagera nko kwitako ryaryo, ni kirekire ariko naje gusanga uburebure bwako cyo buhera ku ijosi, ariko no kuguru ni kurekure wa. Gusa twiga ni ndende pe, twiga ni ndende cyane, none arayiboneye amaso ku maso. Ikindi kintu guys, hano inyamaswa zina baba barazitoje discipline, nimba ari kuzitoza discipline, nimba ari ko murabibona ko harimo nk'ahantu byagaciye pe, ariko umva biguma mu mwanya wabyo, biguma muri sides yabyo, ntago bivuga ngo birajya kuca handi cyangwa se ahantu runaka. Biguma muri side yabyo nyine mu kimbo cyacu. Angana se nk'ururino ngo ndeba amaguru yacyo, ngenda nzamura gato gake ngo ndebe, ndakitegereza neza, ndakizuminga. Iki kintu kirekire pe, kandi nkuko nababwiye n'ubundi naho ni bibiri naho ni bibiri. Ahanga ni ikigore n'ikigabo, iki ni ikindi nacyo kirimo kirasi. Iki ni ikidebo, reba ukuntu kigenda we, kirimo kiragenda ingendo y'abeza. Mana yanjye nshuti, byari bigiza, ariko se nanjye kuko hano na foto oh my god, I'm so sorry guys. Sinzi ukuntu rwose ya kamera yazuminze somewhere ntazi, sinzi, ariko nkuko bigaragara kino ni ikigabo, ikindi ni ikimama nacyo kiraza kuza. Ni ebyiri, naho ni ebyiri nahabonye. Iyi nyamaswa bibera mu biti pe, gusa nubwo ari mu biti harasa neza. Ujya mu biti akayaga kawukubita ukumva umetse neza. Kandi ubundi musa mwabonye kimama, ni ikimama n'ikigabo, murazibona uko ziba zimeze. Ni ukuri nagize umunsi mwiza, wari umunsi mwiza, wari umunsi nanishimye, wari umunsi nari very relaxing, nta bintu byo kumbwira ngo ndajya muri zoometse umwana, ndagenda nteruye umwana. Umwana wanjye bari bamufite, icyo ngende gukora gusa kwari ugufirma, nafite kamera ngenda ndeba utuntu n'utundi two ngomba kubasharinga. Ibintu byo kuntengwa rero guys, mba nagiye rwose kubashakira videos zimwe na zimwe. Ni ukuri pe, niba ufite igitekerezo cya video wumva ushaka ko twakora, uzandike hasi iyo video yimbwire, hanyuma tuyikore, tuyishare, turebe cyase duhanahana ibitekerezo. Ikintu usabwa ni iki, niba utarakora subscribe ni ukora subscribe, hanyuma ukora video yose uko utangiye kugeza isoje, kugira ngo tugere ku ntego twiyemeje. Ejo ni heza, imbere ni heza. Ibintu byo kuntengwa rwose mukansiga njyenyine nkisanga ari njyenyine, that's no good. Ibyo birambabaza we ariko ndabyumva sometimes ko amasaha yacu adahuye, amasaha yanjye n'ayanyu ntago biba bihuye, ariko ngerageza gukora byose kugira ngo dukomeze kubake audience nzima. Kandi ndabashimiye mwese mudahwema gukora share, ni ukuri I'm very 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 thank you hanyuma rero guys, anga twe tugeze ku gikoko, ku duck my friend. Kino twanje kwagera kirasinzira, kirihumiririsha ariko kiraza kugira ngo gikanguke. Ni kinini nacyo, ni kirekire, you know. Rwose ibintu byanga bifite discipline. Ubundi ari ahandi ugiye nk'iki ngiki ubanza cyahita gisohora umunwa kikakudoma, kubera ko aho murabona ko hari utwenge duhagije ku buryo cyakora ibyo kigomba gukora. Aha ngaha rero nabwo tugeze muri ibyo bimeze nk'inkoko cyangwa imbata cyangwa igisiga. Hanyuma nyine nacyo ubwo turakireba, reba amajanja yacyo. Nagerageje gukura amajanja ngo ndebe. Yesu Kristo, wajya kirwaye amaga, ariko simbabeshye, nibwo bwa mbere nari mbonye ahantu hari umucanga cyangwa se ibitaka. Ubundi ni kaburimbo gusa. Ari igihe nageze aha ngaha ngo koko nta hantu nanyura ngo mbone byibuze ibitaka nk'iby'iwacu, ku buryo nkandajya nyine nkumva ni ibitaka, hahandi ugenda ukazana akavumbi koko ukaza wuzuye akavumbi. Hanyuma rero twari tugeze ku kintu cyitwa ikirabi, twari tugeze ku gakwavu, ariko ibintu bya hano byose biba ari binini. Warangiza ukambwira ngo pasi ngo kwabyibushye cyane. None se reba inyamaswa ukuntu zingana, none ngewe umuntu ubasha kurya everything, ni gute ntabyibuha? Ariko mwabonye ko birimo biraza gake gake, nanjye ndimo ndagenda ngwamo neza rwose. Hanyuma hari ikindi nacyo kimeze nk'inyuma yuko gifite amabara meza, kizamura amababa ukabona ni byiza, ukabona biri cute. Reba ukuntu gikura mu rurabo. None reba abazungu bantu bajya banze akantu kose
kose bakitaho nyine ko mu bijyanye na bino by'inyamaswa bino byo kuvuga ngo barita ku muntu ngo barakureba ngo barakuvuga ngo baragera gute, ibyo nta bibaha ngaha pe, ibyo nta bibaha, ahubwo bashishikazwa no kureba ikintu nka bino cyane cyane by'inyamaswa, niyo yaba wenda tuvuge nk'imbwa itambutse bakayisanga hanze cyangwa bakayisanga mu muhanda, umuzungu arava mu modoka abanza agenda kure yambwa mu nzira ayitereka ahantu hari safe, ubundi yongera ajye mu modoka agende. Akantu kose kitwa inyamaswa bagakontaho. Namwe mwabonye abantu uburyo turi urujya n'uruza twaje tuje kureba ibi ngibi gusa. Hanyuma ngaha twe tuje kandi gasimba kajya kumera nk'inkende, nimba ari inkende. Hari aho nari nagiye nkora amazina yabyo ariko abonye video yaba ari ndende cyane ngenda mbikatakatamo kugira ngo uwari wese abashe kureba video nanone itabaye ndende cyane kandi ndabizi ko muri inshuti zanjye nta kuntengwa nta kunsiga hangange bino bintu nimwe twarabitangiranye ntago rero kuba tugezemo hagati mugomba kunsiga, tugomba kuba turi kumwe hasi hejuru pe, tugomba kuba turi kumwe nta kunsiga. Umva mbabarira rwose ujye ubana nanjye wandike comment. Hano twe tugeze mu nzoka rero, twe tugeze mu nzoka yitwa anaconda kumbe zijya mu mazi. Anaconda zijya mu mazi, zibera mu mazi ariko ni kinini nacyo ni kirekire. Dore ngiyo hasi, dore ngiyo inzoka, dore ngiyo inzoka yari yiryamiye yiturije mu mazi. Reba ukuntu kingana, rero mu byimba wayo ni nini pe, ni kinini gusa urabona nta mahane gifite, kiriryamiye mu mazi. Ngayo nguko ubanza inzoka yendereza uwayendereje, wayinje ubanza uyiyenjeho nayo kwiyereka. Ariko rwose murabona ko twari benshi turimo turareba kandi yagumye iri pose. Aho ngaho rero tugeze mu kintu ntamenye cyari cyo simbabizi, gifite inyuma hameze nk'ubwoya ariko imbere gusa kimwe cyo twabashije kubona nuko kirya inshishi, kirya ibinyenzi, nibyo gitunzwe nabyo, no nicyo gitunzwe nabyo. Dore ngibyo ibyo kirya iminyorogoto, nicyo ngicyo nicyo, dore ngicyo icyo gisimba rero. Dore ibyo ngibyo naberekaga ibyo kirya uko byitwa. Kandi ibisimba byanga byose bifite amazina, babyise amazina ngo biba byitwa bya kanaka. Reba iki noneho iki cyo gifite, urabona ku maguru yacyo, amaguru y'icyo gisimba ukuntu kimeze. Niyo nyamaswa mu mbabare gukoresha igisimba ni inyamaswa, kubera ko ikintu ugenda ukajya kwishyura kugira ngo ujye kukireba, ikintu mwishyura muri abantu barenga 300 500 mugiye kureba ibyo bintu, ntago ari ibisimba bwo ni inyamaswa, kubera ko namwe muri enteraze kubireba. Iyo n'amazi ava hejuru amanuka hasi, murabona ko harateguye pe. Cyakora mana park zinazo zisa neza, ibintu byose byanga biba biteguye, biba biri ku murongo, biba bikeye pe. Aho ngaho twa tukiri mu bwoko bw'inzoka, twa tukiri mu masayidi y'amayoka, ariko iyo ntago twayibonye kubera ko iyo ntago iba mu mazi ahubwo irima aho ngaho ni inzu yayo, iba aho ngaho nyine kuki aho ngaho yashashe ibintu by'ibitaka n'ibiki. Aho ngaho rero twa tugeze mu mafi, hanga twa turi mu mafi. Amafi rwose asa neza, amafi y'amabara agiye atandukanye. Byari byiza pe, byari byiza guys. Nimbabwira ngo byari byiza, nahavuye nishimye kwa ko bwari bwo bwa mbere mu mateka ngiye muri zoo. Bwari bwo bwa mbere ngiye muri zoo, mpakura ubumenyi, mpakura video nziza ngomba kubasharinga tugasangira ibitekerezo. Numva ndishimye cyane. Mbona no gushimira mwebwe mutajya munsiga, tugumana ahangaha mukara video zanjye kuva itangiye kugeza isoje. Ni ukuri I'm blessed, ndumugisha, namwe muraba umugisha kuba muhari nanjye kandi nkaba mpari. Nanjye nkuko nyababwira aho nawe uzanshaka nanjye nzaba mpari, aho muzankenera nanjye nzaba mpari. Wewe gusa nuramuka ugize ikintu runaka ukenera uzamporeho mbwati hello, are you ready? Nanzaga I'm ready. Reba find the fish, you can help. Murabona ko amafi nayo aba ahantu hasa neza, amafi abantu hasa neza pe, asa neza, arimo akabara kanjye. That's my favorite color. Abantu mutari mubizi ibara ryanjye ni blue. I love blue. Nkunda ubururu pe, nkunda ubururu cyane. Murabona rero ko byari biri mu ibara ryiza, riri mu bururu, atembera yose abazenguruka amazi. Ibintu ari
nyonyo na nyonyo. Yeah guys, byari byiza pe, byari biryoshye. Hanyuma rero anga nakomeje kwereka uburyo harimo amafi agiye atandukanye n'amabara agiye atandukanye. Hanga twe tugeze rero kuri what? Tugeze kuri gorilla yarimo iratapfuna. Guys, muzi ikintu cyanungwe, ntago nari nzi ko ingagi ijya kumera nk'umuntu. Reba ibiganza byayo, nazuminze amaguru ngo ndebe. Ni ukuri kw'Imana, bifite inzara, bafite amano 5 nkatwe, bafite amaboko 5 nkatwe. Reba ukuntu irya. Look the way eating. Mana we, mbega ibintu. Narayirebye mbona neza ni nk'ishusho y'umuntu pe. Hari umuntu cyane wajya kuvuga ngo twavuye mu ngagi, ngo umuntu burya ngo yakomotse ku ngagi. Mana yanjye, kora byo hari umuntu wakomotse ku ngagi, byaba ari danje. Kanicecekere ntacyo mvuze. Hanyuma rero ngo yari imaze kurya utwabyo, yari imaze kurya hari igihe kurakwara kandi yatoragura. Kandi izu ubwenge kubera ko rero twari abantu turimo turarira turi benshi, nayo yageze aho ngaho igira isoni, aho ngaho yari igiye kutwihisha. Muzi se n'ikindi ziko zigira amazina nk'ay'abantu, zigira amazina nk'ay'abantu, gusa nabo nabana nago zigira ikinyapfura gike, ziba zifite discipline. Mukaza nyine mukareba, dore aho ngaho yari yagize isoni yagiye kwihisha hari inyuma. Nagerageje kugira mbere kantu yihishe, ntibyankundira neza 100%, ariko yari yihishe behind there. Dore ngiyo ahantu yari yateretse ukuboko. Reba ukuntu yafunze akaboko rwose nk'umuntu. Kandi n'ahantu iba pe ni heza, buriya iyo igize inyota iragenda igatega nk'intoki igahita ikubita mu kanwa ikinywera. Ntabwo biba byoroshye. Cyangwa rero ni iyindi side itandukanye na ya yindi. Hari nyinshi aho, hari nk'enye ndumva, hari nyinshi. Kandi iyi zuyo ni private, I think so, I guess so. Rumva reba abantu bose bishimiye kuyireba, bishimiye kujya gufotora. Hanyuma iyi rero irimo iritemberera mu bantu rwose. Iyi ni yindi twarebye igenda ihindura amabara. Hano yari yasohotse, yari yisohokeye yigiye. Aha rero tuje ku mwami. Muzi impamvu iki cyapa nagikoze handitse ngo African Lion. We are African. Turuka muri Afrika sha. We am proud to be African. Hano nahise ngifotora kugira bereke the way African natwe we are so proud of what we give them, you know. Reba umwami w'ishyamba rero. Twaraje abantu bambere baje kureba umwami w'ishyamba basanga yagiye kurya, turongera turagaruka. Niko agera mva ngo byitwa umwami w'ishyamba. Twe tugize amahirwe tubaraki dusanga yavuye kurya ariko inaniwe ishaka gusinzira. Ngo yari yihanganye nta kwitagize yarwanyisha ibitotsi byakomeye rwose, ariko kubw'amahirwe tubasha kuyibonaho gatoya nubwo bitari byoroshye. Yari inaniwe pe. Awish mwari kumva umutontomo wayo, ariko ko umunaniro ntago byumvikanye neza 100%. At the ending the video muraza kumva abantu yatontomaga, ariko ntago muyibona kubera ko ngo yari inaniwe. Twamaze nk'iminota igera nko muri 4 tubona inaniwe. Hari aho igera igahita iniryamira ikisinzira kubera iki kunanirwa. Thank you guys for watching my video. Nukuri muri umugisha mwinshi cyane, ndabakunda cyane. Niba ari ubwa mbere ugeze aha ngaha ntibibagirwe gukora subscribe, like, comment, share. Kandi niba unahasanzwe nukuri ndagushimiye cyane for your support. Ndagushimiye cyane kudahwema kubana nanjye nkuko ntajya mpema kubibabwira. Nanjye ho muzankenera nzaba mpari. Ndabakunda cyane. Amahoro y'Imana bane namwe cyane muri umugisha ukomeye kuri njyewe. Hanyuma rero ntucikwe no kurangiza iyi video kubera yuko kurangiza iyi video nibwo ubona innovation iri mahanga cyase, nibwo ubona icyatumye nkora iyi video n'ikigenderewe cyane kurutaho. Amahoro y'Imana abane namwe kandi muhahe muronke ijoro ryiza. Ndabakunda. Bye. Yeah, ngaho rero nabwo yari ikomeje kunanirwa ikarwanya no gusinzira, ikajya gusinzira ikongera ikabyuka, ikajya gusinzira ikongera ikabyuka. Nuko ariko murabona ko rwose nta kwitari yagize. Intare nini koko, ni kinini. Yesu Kristo ni nini pe, nako nagari ki ni nini cyane. Ariko haro biri bujye ari kumva none irananiwe bikanga neza. Muraje mwirebere n'ibyanga biranze byo. Birangiye yiryamiye kuko yari yagerageje kugira ngo ibashe kwakira abantu, ibashe kwereka abantu, ariko birangiye inaniwe iravuga ngo reka mbe niryamira.
that's my husband favorite animal. Iyo ngiyo rwose ni intare. Intare niyo nyamaswa umuganga akunda pe. So ngaho nguko rero guys, twabonye isinzire cyangwa se yirambitse, natwe tuvuga ngo reka dukuremo akarenge kacu kubera ko ibyo bari bituraje inshinga byari ibyo ngibyo. Aha ngaha twari tugeze ku nzovu. Twari tugeze ku nzovu, hano hari icyegeranyo cy'amagufa yayo, hariho nyine amagufa yayo y'imbere ukuntu aba ameze, kandi ngo amagufa y'inzovu arahenda. Mwumve rero umutontomo w'intare.